Mwiriwe neza cyangwa muraho abakunzi ba Amisha Driving School, ndabashuje cyane. Nk'abari mu burengerazuba bw'isi nshobora kuvuga ngo mwaramutse, abari mu Rwanda nkavuga ngo mwiriwe, cyangwa se muri Afurika iyi ngiyi turimo East African Community, mu bice bitandukanye by'isi murimo, mwiyumvemo ikaze kuri Amisha Driving School. Welcome. So uyu munsi nabategura isomo rivuga ku bintu byerekeranye n'ibyapa, ibimenyetso bimurika hamwe n'amatara. Ibi bintu nyuma y'uko ejo dukosoye ikizami nagiye mbona comment nyinshi zivuga ko ibi bintu bambaza ngo none se itara rimeze gutya, none se akagarura rumuri, none se iki cyapa rero ngo purake se ngo bimeze biti. Navuze rero bantu banjye reka mbashyiremo kano gasomo kugira ngo namwe muze gukurikira murebe. Hari ibintu bigenda biducanga, niyo mpamvu nababwiye muri video zabanje ngo ntabwo ushobora gutsindira provisoire, hari amagambo mbega ugomba kumenya kugira ngo ube watsinda. Iyo utayazi uratsindwa, iyo uyazi tayari tuba twagiye uyu munsi ku bimenyetso bimurika byerekana uko bagenda mu muhanda. Mujya mubona ibimenyetso bimurika, harimo ayo matara za feruje, harimo tugarura rumuri n'ibindi. Icya mbere ni amatara n'ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu asobanuye atya. Ni za feruje rero tuvuga. Iyo bavuze amatara atatu ujye wumva umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi. Itara rivuga birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, iryo ni irya mbere. Ese ubwo urumva ari irihera? Ugomba gutekereza cyane. Ni itara rivuga ngo birabujijwe kurenga hano. Iyo ryatse buri muyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Icya kabiri ni itara ry'umuhondo. Iri tara rero ryo hejuru tutaritarutse, itara rivuga ngo birabujijwe kurenga ikimenyetso ni itara ry'umutuku. Itara ry'umuhondo rivuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Ni ukuvuga ngo igihe uzabona itara ry'umuhondo uzamenya ko bagusaba guhagarara byibura umwanya muto. Rero birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Bivuga ngo igihe ubonye itara ry'umuhondo ugomba guhagarara. Ese uhagarara ukora iki? Uhagarara ureba hepfo, ureba ruguru, cyakoze iyo ubonye nta kindi kinyabiziga ushobora gukomeza. Ariko iyo ubonye ikinyabiziga gituruka hamwe banyura bazengurutse, twabonye muri rond-point cyangwa se mu muhanda w'iburyo cyangwa ibumoso ubangikanye n'uwo nguwo urimo, ukora iki? Urahagarara, kuko uba witeguye yuko hagiye kwaka itara ry'umutuku. Iyo ntabyo ubonye ukabona nta nkomyi iri mu nzira, ushobora gutambuka wihuse. Rero ibara ry'umuhondo biravuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Iruhande rw'iyo feruje haba hariho umurongo w'umweru utambitse imbere yawe, ugomba kwitondera. Ngo cyangwa igihe uwo murongo werekana udahari, icyo kimenyetso ubwacyo keretse igihe ryatse umuyobozi akiri hafi cyane ku buryo yaba atagishoboye guhagarara mu buryo butamuteza ibyago. Nyamara iyo ikimenyetso kiri mu masangano, umuyobozi arenze umurongo wo guhagarara cyangwa ikimenyetso muri ubwo buryo, ashobora kwambukiranya amasangano gusa ari uko atateza abandi ibyago. Nicyo nakubwiraga mu kanya ngo mu gihe ubonye yuko itara ry'umuhondo ryatse ariko ukabona yuko nta wundi muyobozi uturuka mu cyerekezo gitandukanye n'icyo urimo ugiye kwambuka iburyo cyangwa ibumoso, ushobora kwambuka ukarenga wa murongo. Haba hari umurongo iruhande rw'icyo cyapa cyangwa ry'iryo tara rikubwira ngo buhagaze umwanya muto. Ushobora kuwurenga ugakomeza. Kimwe nuko rishobora kwaka rigutunguye wamaze kurenga wa murongo wo guhagarara umwanya muto, hanyuma ukavuga utereka nkomeze. Ariko mu gihe utateza ibyago, mu gihe ubona hari icyago kiri imbere, ugomba kwirinda. Ijambo icyago twararyize mu magambo yabanje mu mavideo yashize. Narakubwiye ngo hari amagambo usabwa kuba wamenya kugira ngo ubashe gukorera uruhushya rw'agateganyo rwitwa provisoire. Iyo ayo magambo utayazi biragucanga. Itara ry'icyatsi rivuga iki ryo? Ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso ni iki? Hahandi tuvuge se turayita iki? Ni ipoto iriho amatara atatu, iy'umuhondo, iry'umutuku n'iry'icyatsi kibisi. Rero mu gihe uri kubona itara ryatse icyatsi kibisi, biraguha uburenganzira bw'uko rwose uhaca nkaho nta cyabaye ukikomereza. Iyo ari umuhondo ntiwemere kuhaca. Ukora iki? Ushobora guhagarara umwanya muto, ukareba iburyo ukareba ibumoso ko nta modoka yatangiye kwambuka cyangwa ikindi kinyabiziga, hanyuma wabona ntabyo ukabona utateza ibyago ugakomeza. Ikindi
uramutse ubonye ryatse umuhondo watse wamaze kurenga hahandi hari icyapa neza, hari umurongo wo guhagarara umwanya muto, ukora iki? Mu gihe ubona utateza ibyago urakomeza, ariko mu gihe ubona wateza ibyago ntabwo ukomeza. Naho umutuku wo ni uguhagarara burundu, urahagarara rwose mpaka igihe icyatsi kiri bwakire. Kuko ejo muri video twakoze mbere twabonye ni irihe tara ryaka mbere y'irindi. Haka itara ry'icyatsi, iyo rivuye haka iry'umuhondo riteguza icyago, hanyuma ryavaho hakajyaho iry'umutuku. Nyuma y'umutuku ni icyatsi, nyuma y'icyatsi ni umuhondo, nyuma y'umuhondo ni iki? Nawe urabyumva ko ari umutuku, kuko umuhondo uteguza icyago. Dukomeje, itara ritukura ryo rikora iki? Itara ritukura, itara ry'umuhondo rimyatsa. Uzabona hari igihe uzabona abanyamaguru bambukira hariho amatara amyatsa. Kumyatsa no kwaka rizima, ashobora gusimburwa uko akurikirana na kamwe cyangwa uturanga cyerekezo tw'itara ritukura, iry'umuhondo cyangwa iry'icyatsi. Urugero, wabonye ahantu ukabona hari akantu kaga flash, turakita ga flash, it is an arrow ni akambi kagenda kamyatsa, rimwe kakaba umutuku, ubundi kakaba umuhondo, ubundi kakaba icyatsi. Ari amatara rero nk'ahantu abantu bambukiranya kenshi usanga hari akamenyetso k'akambi kareba hasi, flash en français cyangwa se ukite an arrow in English. Rero iryo tara, itara ritukura, itara ry'umuhondo rimyatsa n'itara ry'icyatsi kibisi ashobora gusimburwa akurikirana na kamwe cyangwa uturanga cyerekezo tw'itara ritukura, iry'umuhondo cyangwa iry'icyatsi. Utwo turanga cyerekezo rero dusobanura kimwe n'amatara, ariko icyo tubuza cyangwa icyo dutangira uburenganzira kigarukira ku byerekezo byerekanwa n'utwo turanga cyerekezo. Ni ukuvuga ngo wowe utitaye kuri bya bindi byose ngo hari itara ry'umuhondo, iry'umutuku, iry'icyatsi, akaranga cyerekezo, iyo flash, iyo arrow cyangwa se ako kambi, icyo kakwereka nicyo uzakora. Hanyuma se iyo itara rimwe cyangwa menshi y'inyongera agaragazwa n'akaranga cyerekezo kamwe cyangwa twishi ducaniwe rimwe n'itara ritukura cyangwa ry'umuhondo, uturanga cyerekezo tuvuga uburenganzira bwo gukomeza urugendo gusa mu byerekezo byerekanwa n'utwo turanga cyerekezo. Upfa kureka abandi bayobozi bakurikije amategeko kimwe n'abanyamaguru bakagira gute? Bagahita. Ni ukuvuga ngo kuba kaguhaye uburenganzira ngo kata iburyo, kata ibumoso, kata hehe, ubona kari kumyatsa ariko ari akambi, ntabwo biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo ngiye kuviyora cyangwa ngiye kwica amategeko. Ahubwo urareka abandi bayobozi bamaze gutangira kubahiriza ibyo bemerewe n'amategeko bakabanza bagakora ibyo bemerewe, hanyuma nawe ugahita ukomeza. Ese iyo mu itara harimo ishusho y'umunyamaguru imuritswe cyangwa ni y'igare, ibyo bireba gusa abanyamaguru cyangwa abayobozi b'amagare na za velomoteri y'imitende ibiri. Ni ukuvuga ngo uzabona ahantu harimo akantu, agatara kari kwaka, ubone harimo umugenzi cyangwa harimo igare. Ibyo bintu kaba kerekeje aho abanyonzi cyangwa abanyamaguru baturuka. Ni ukuvuga ngo bireba iki? Bireba abanyamaguru. Ntabwo muze ngo umushoferi w'imodoka ntibimureba, ariko impamvu bitamureba nuko ntabwo azigera bibona. Bizaba biri ku nzira y'abanyamagare n'abanyamaguru. Wowe uzabona ikindi cyapa cyangwa ikindi kimenyetso kikubwira ibindi ushobora gukora, ariko kiriya cy'abanyamaguru n'abanyamagare cyaka, twibuke ko turi ku bimenyetso byaka, ntabwo uzakibona n'uburi mu muhanda utwaye ikinyabiziga, ahubwo bizaba bireba gusa abanyamaguru. Ibi bibazo impamvu ndi kubigaruka nuko bigenda bagucanga bakavuga ngo nubona ikimenyetso cyaka kirimo umugenzi ugenda n'amaguru cyangwa umunyegare uzakora iki? Utwaye imodoka uri mu muhanda ibyo ntabwo uzabibona, kuko bizaba biri hehe? Ku kayira k'abanyamaguru n'abagenzi batwara, abayobozi b'amagare cyangwa baza velomoteri, niho icyo cyapa kizaba kireba. Wowe uri mu muhanda nyabagendwa uzaba ufite ikindi cyapa kikugenga, akaba ari cyo uzakurikiza. Hanyuma amatara atukura n'icyatsi kibisi y'ibimenyetso bimurika by'amabara abiri bisobanura kimwe n'amatara ahuje n'ayaka ku buryo butatu. Twumvikane neza ngo amatara atukura n'ay'icyatsi kibisi y'ibimenyetso bimurika by'amabara abiri bisobanura kimwe n'amatara ahuje n'ayaka ku buryo butatu. Ayaka ku buryo butatu ni ayahe? Twabonye ko habanza umutuku wavamo akajyamo umuhondo wavamo akajyamo icyatsi. Ako kantu abarimu benshi bajya bakwigisha, niba atari ubwa mbere wize, ntabwo bajya bakibuka kubwira umuntu ngo
habanza irihe tara? Nihashake habanza icyatsi, ariko nyuma y'icyatsi hazaza iki? Nyuma y'icyatsi hazaza iki? Tekereza nawe wibaze ngo iyo wari wemerewe kugenda uri free, you have to go without any problem. Now kugira ngo bakubwire ngo ugiye kugenda gake cyangwa ugiye guhagarara, habanza iki? Inyuma y'icyatsi habanza umuhondo. Noneho nyuma y'umuhondo nibwo haza iki? Umutuku. Nyuma y'umutuku byanga bikunda hitaza iki? Icyatsi. Nuko amatara akurikirana. Rero iyo yakiye rimwe asobanura kimwe n'itara ry'umuhondo mu buryo bwakama amatara atatu. Ni ukuvuga ngo hari itara ry'umutuku n'itara ry'icyatsi. Igihe biri kwakira rimwe bimyatsa bizasobanura iki? Iyo yakiye rimwe asobanura kimwe n'itara ry'umuhondo mu buryo bwakama amatara atatu. Uzasanga hamwe hari amatara atatu: umuhondo, umutuku n'icyatsi. Hari aho uzasanga abiri rero. Usange n'iki? Ni itara ry'icyatsi kibisi gusa n'itara ry'umutuku. Iyo ryaka icyatsi urahita. Iyo haka umutuku urahagarara. Noneho iyo yivanze icyatsi n'umuhondo biri kumyatsa byaka bizima, bisobanura ibara ry'iki? Bisobanura itara ry'umuhondo. Ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri bishyirwaho nk'abanyamaguru. Muri icyo gihe itara ritukura ry'icyatsi kibisi asobanura uko akurikiranye, ko bibujijwe n'uko byemewe kwinjira mu muhanda. Urugero, kurangiza kwemererwa kwerekanwa n'uko itara ry'icyatsi kibisi rimyatsa. Kurangiza ni ukuvuga ngo ya matara yakiraga rimwe, twumvikane ukurikire neza. Itara ry'umutuku n'iry'icyatsi byakiraga rimwe, byasobanuraga umuhondo yuko ugomba kwitonda nubwo wakomeza ariko ukagenda gake, cyangwa se ugahagarara ukabanza ukareba niba nta cyago gihari. None bigenze biti? Rya tara ry'umuhondo rya tara ry'umutuku ryo rirazimye, hasigaye ari itara ry'icyatsi riri ku myatsa. Ibyo biravuga iki? Biravuga ngo kwitegura, kuko urenda kubona uburenganzira bw'uko wagira ute? Wabona uburenganzira bwo kugenda. Iyo iry'icyatsi rirangije ku myatsa, hahita noneho hagumamo iry'icyatsi ariko ritamyatsa. Ku myatsa bivuga kwaka, uzimya, kwatsa, rizima, kwaka, rizima. Kubera ko ari abiri gusa, iry'umutuku riraguhagarika, iry'icyatsi rikaguha uburenganzira bwo kugenda. Noneho iyo yakiye rimwe ari iry'umutuku n'iry'icyatsi bimyatsa, biba biri kukubwira ngo ni umuhondo. Itegure ko hashobora kuba icyago. Yego wakomeza, ubwo ni icyatsi. Icyatsi kiramyatsa kiguha yego wakomeza, ariko umutuku nawo wamyatsa ukavuga ntabwo nkubuje gukomeza, ariko cunga neza yuko iburyo, ibumoso, imbere nta kibazo cyangwa nta cyago gihari. Mu magambo nababwiye yuko mugomba kwitondera, ni amagambo udashobora kujya gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo uramutse utagize ute? Utayazi. Dukomeze. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa, keretse iyo hari icyapa cyerekana ko uturutse inzira iyi n'iyi ari we mbere, ari we uhita mbere y'abamuturutse mu zindi mpande. Biravuga iki? Ugiye ahantu hari uherukayo hari feruje, noneho urahageze usanze ntazigihari, ntizikora, byazimye, wenda umuriro wabuze cyangwa habaye akandi kabazo. Rero iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa, keretse iyo hari icyapa cyerekana ko uturutse inzira iyi n'iyi ari we uhita mbere y'abaturutse mu zindi. Uzasanga hari icyapa gishobora kuvuga ngo wenda uturutse iburyo abanza, uturutse ibumoso abanza, ariko iyo feruje itari gukora, ni ukuri icyo ukora ni iki? Ubundi hari itegeko rivuga ngo gutambuka mbere byemewe gusa ku bantu. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu utambuka ajya iburyo niwe uba wemerewe gukomeza, kereka hari icyapa kigira gute? Kibibuza. Nshuti yanjye, kora subscribe niba rwa mbere ugeze hano, bizagufasha. Twatangiye gukosora ibizami, nifuje ko tugenda dushyiramo n'aya masomo kugira ngo byibura ibyo dukosora tubyumve, kuko nk'ikizamini twakosoye ejo abakunzi benshi bagiye bandika kuri WhatsApp. Cyakoze ndabagira inama, aho kwandika kuri WhatsApp ujya muri comment, kugira ngo icyo kibazo uri kubaza ashobora kubona abandi bagifite. Uri kucyandika kuri WhatsApp nkabibona, ariko muri comment iyo ucyandikamo n'abandi bashoboraga kuvuga ati wow, yes, the same case, the same problem, the same issue. Bakavuga bati ikibazo ufite ni nk'icyo nanjye mfite. Hanyuma mbasubirize hamwe. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi twige ku bimenyetso byaka ibyapa hamwe n'ibimenyetso biranga imodoka. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga bihagaze hakomeje gukora amatara atukura ku yindi nzira,
abayobozi bagenda mu nzira nyabagendwa. Ab'ikimenyetso kimurika cyakomeje kwaka bashobora kurenga icyo kimenyetso, bapfa gusa kubigirana ubwitonzi budahuga, butarangara, no kubanza kumenya bakurikije nk'ibivugwa mu ngingo ya 15 ya 26 ko batatera ibyago cyangwa imbogamizi abandi bagenzi bo mu nzira nyabagendwa. Bivuga iki? Biravuga ngo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga bihagaze hakomeje gukora amatara atukura ku yindi nzira. Ku yindi nzira ni ukuvuga ngo abandi bagenzi bari mu cyerekezo kinyuranye n'icyawe bo bafite itara ritukura. Bivuga ngo bemerewe kujya guhagarara. Nubwo iryawe ushobora kuba iryawe ridakora, ariko impamvu uri kureba abahagaze nuko itara ryabo ryabahagaritse ritukura. Amatara atukura ku yindi nzira, abagenzi bagenda mu nzira nyabagendwa. Ab'ikimenyetso kimurika cyakomeje kwaka bashobora kurenga icyo kimenyetso, bapfa gusa kubigirana ubwitonzi budahuga no kubanza kumenya bakurikije nk'ibivugwa mu ngingo ya 15 n'iya 26 ko batatera ibyago cyangwa imbogamizi abandi bagenzi bo mu nzira nyabagendwa. Urugero, warebanaga n'abantu bava mu kindi cyerekezo ariko bo itara ryabo ryarapfuye, nta kintu bari kubona. Wowe niba hatse icyatsi rero urakora iki? Uratambuka, ariko wibuke ngo hashobora kuba igihubutse muri rwa ruhande rundi rw'abari kuza, kuko watari kureba ibimenyetso bimuhagarika, kuko we byazimye, akaba yakwambuka bitunguranye mukagongana. Icyo ugomba gukora ni iki? Wowe wabonye icyatsi byawe birakora, ibyabariya ntibikora, kurikiza icyatsi cyawe ariko wambuke witonze ku buryo utateza ibyago. Hanyuma itara ritukura rishyirwa hejuru y'itara ry'icyatsi kibisi. Muzabibona kuri feruje, uzabona itara ritukura riri hejuru y'itara ry'icyatsi kibisi. Iyo ikimenyetso kimurika gifite itara ry'umuhondo, iri rishyirwa hagati y'itara ritukura n'itara ry'icyatsi kibisi. Ni ukuvuga ngo iyo ari atatu, hagati haba hari umuhondo, hejuru hari umutuku, munsi hari icyatsi, nuko yaka. Ni ukuvuga ngo turahera ku mutuku. Umutuku iyo uvuyemo duhita duturuna tukajya hasi, hakajyamo icyatsi, icyatsi cyavamo umuhondo, umutuku. Ni ukuvuga ngo duhereye hasi rero ni icyatsi n'umuhondo n'umutuku, icyatsi, umuhondo, umutuku. Kurikiza iyo nzira uraza kumenya niba guha ikibazo kimeze gutyo uzagikora mu buryo bworoshye. Naho amatara y'inyongera agizwe n'akaranga cyerekezo k'ibara ry'icyatsi kibisi ashyirwa munsi cyane iruhande rw'itara ry'icyatsi kibisi. Uzabona aho ngaho hari agatara gafite flash an arrow cyangwa se icyo twita akambi. Iyo kongeweho kuri ya matara atatu gashyirwa munsi y'itara ry'icyatsi kuko ariryo riba riri hasi, ariko kuri kerekana ko abantu bashobora kunyura aho ngaho kerekana. Amatara akurikirana ku buryo bukurikira, twabivuze cyane ku bimenyetso by'uburyo bw'amatara atatu. Ni itara ry'umuhondo ryaka nyuma y'itara ry'icyatsi kibisi, ni itara ritukura ryaka nyuma y'itara ry'umuhondo, hanyuma n'itara ry'icyatsi kibisi ryaka nyuma y'itara ritukura. Ubwo wakongera ugatangira ngo nyuma y'umuhondo haza iki? Nyuma y'umuhondo haza umutuku, nyuma y'umutuku haza icyatsi, nyuma y'icyatsi haza umuhondo, nyuma y'umuhondo haza umutuku, nyuma y'umutuku haza umuhondo, nyuma y'umuhondo hakaza icyatsi, nyuma y'icyatsi hakaza umutuku. Ugakomeza gutyo, it's a rotation. You have to rotate like that. Rero dukomeje ku bimenyetso by'uburyo bw'amatara abiri atukura n'itara ry'icyatsi kibisi azima akurikirana yabanje kwakirizwa rimwe. Ku bimenyetso twavuze ko hari igihe usanga amatara ari abiri ariko ni umutuku n'icyatsi gusa. Rero ko ibyo bimenyetso by'uburyo bw'amatara abiri atukura n'iry'icyatsi kibisi azima akurikirana yabanje kwakira rimwe, kwa kundi yagiye amyatsa rimwe rirazima irindi rikaka. Rero ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'uruziga rw'umurambararo wa santimetero 18 kugeza kuri santimetero 21. Naho umurambararo ntarengwa ugeze kuri santimetero 5 ku matara y'inyongera yashyiriweho abanyamaguru. Ku buhagarike ntarengwa bungana na metero 1 na santimetero 50. Nshuti zanjye, ibi bintu twize uyu munsi usubize inyuma iyi video bizagufasha, kuko mu bizamini byinshi babaza amatara, bakabaza ibimenyetso bimurika. Hanyuma tuzakomeza muri video ikurikira tureba ibyapa biranga ibinyabiziga, ibyo twita plaque cyangwa se plate number of the vehicles.
So ndabashimiye mw'iri joro, ndabashimiye mu mugoroba bitewe naho uri. Rero kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha, niba kandi atari ubwa mbere kora share, andika muri comment, kora like, ukanda kwako kantu ukavuga uti wow nabyemeye kabisa, nsingu hasi ngo ubikore. Niba ubona ibyo nakubwiye bitagushimishije wibikora, ariko niba ubona ibyo nakoze bigushimishije ntabwo nabura kukubwira ngo subscribinga, likinga, sharinga, hanyuma unakomentinge. Ciao ciao, ni Amisha Driving School. Abashaka kode zo gukoreraho ibizamini biba online, biba ku mpapuro, mu ntara, mu mujyi wa Kigali, mwatwandikira kuri WhatsApp mukadusaba kode turayitanga. Ni karibu rero, turi kumwe, ibihe byiza kandi mukomeze mwige mutsinde, ukore rimwe gusa ubone provisoire yawe nkuko natwe twazibonye. Ciao ciao.